sinari mwiza uwiteka ntuye mfite iwanjye kandi hadasuzuguritse hameze neza, izo ni inyungu kuri ngewe. Ikindi cya kabiri kandi urumva ko yampaye n'icyo gukora, nubwo numva mfite imbaraga zo gukorera Imana nkumva ninabishaka cyane, ariko Imana impa n'ukundi kuntu k'uburyo natunga umuryango wanjye. Nanjye nkavuga ati nzayitambira kuva mu buto kugera mu bukuru, nzayitambira. Ngiriye icyizere, wangiriye icyizere, wangiriye icyizere, Mana sinzakurekura. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi uhereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe, iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi, nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza bakugannye bose. Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice, wow. Reka nizere ko umeze neza aho uherereye hose ukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV. Komeze kugubwa neza, Imana igumugisha wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu. Nitwa Sam Gakire Jerry, turi kumwe muri rwa rugendo, ariko nanone tutibagiye ko tuba turi kumwe na Gift Restaurant rero seherereye mu nyubako ya Kigali City Tower, haruguru hejuru ya Tekino ku ruhande rurebana na station Tagikoro. Ubwo urahagera muri Gift, bafite amafunguro ategura mu buhanga, bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, hari n'ama promotion ajya atandukanye. Urahagera ubundi ukomeze kunogerwa na service nziza bari buguhe muri Gift Restaurant mu nyubako ya Kigali City Tower. Mu rugendo muziko yo rukomeje, ruba rukomeje mu bice bigiye bitandukanye. Umunsi ngarutse ku cy'ijambo ry'Imana, ariko ivuga butumwa ryo mu buhanzi. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Meze neza cyane. Ndashima Imana, meze neza. Urashima Imana n'abandi bantu? Ndashima Imana n'abantu bayo. N'abantu bayo. Andi makuru y'iminsi ze. Bo makuru ni meza, kuva dufite umwami aracyaturinze, ibintu ni amahoro. Reka twibwira abantu gihanzi hakantu gatoya. Mbo nitwa Nitegeka Pascal, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Abenshi bazi ko indirimbo za gospel. Yego. Nkaba nsengera muri ADPR muri Paruwasi ya Remera, umudugudu ni wa Masizi. Nkaba ndi umuhanzi uririmbiwe Imana. Nkaba ndi umupapa ufite abana 4 n'umudamu umwe. Hari n'abaguherekeje mu kanya, ubwo nabo turabereka abantu. Murakoze cyane. Nari mvuze ngo gihanzi, hari igihe twabwiye abantu ngo uri umuhanzi, ariko uramutse ukoze no mu muhogo karirimba akantu gato ku ndirimbo abantu bakomenyeho, cyangwa se yo ishaka kuba nawe ikujemo nonaha. Bo murakoze cyane, mfite indirimbo nyinshi kandi ndabizi zikunzwe n'abantu kenshi, ariko kuva ndengo iyo bamenyeho shobora gucamo gake kugira ngo babanje kumva. Iya mbere natangire iravuga ngo amasari amasari kwa Yesu, amasari amasari kwa Yesu, amasari amasari kwa Yesu, yewe Yesu wanjye mwituri neza yawe. Amashimwe amashimwe kwa Yesu, amashimwe amashimwe kwa Yesu, amashimwe amashimwe kwa Yesu, yewe Yesu wanjye mwituri neza yawe. Okay. Yo ni yambere cyane. Amasari kwa Yesu. Amasari arya abasirikare batera. Niyo turirimba ubundi tuba dutera amasari kwa Yesu. Nago narindi kubyumva, narindi kumva amasariko. Oya na amasari ko ya Yesu. Amasari.
n'amasari n'amasari kwa Yesu. Okay, n'amasari kwa Yesu. Abantu barabyumva cyane. Wenda umaze kutwibwiraho mu buryo bwa gihanzi, ariko nanone ntago abantu bari bakumenya urinde mu bijyanye n'agakiza, wahamagawe ryari, kuririmba byo byaje ryari. Reka twinjire turebe ibijyanye n'itorero ryawe n'uburyo watangiye gukorera Imana. Bo natangiye gukorera Imana kera kuko navutse mu rugo rw'abakristo basengera muri ADPR aho bitaga Icyangugu naho bitaga za Gasharu. Ntangira ndi umwana muto ariko ukunda kuririmba kuko nayoboraga korali y'abana kera. Uko nagendaga nkura narushaho kugenda nkunda kuririmba mba no mu makorali atandukanye. Igihe kiragera nza kuzamuka mva mu cyaro nyine nza mu mujyi nk'abandi bose. Ngeze mu mujyi nanone ngomeza gukora Imana mba umuyobozi wa korali bita Ishimwe Nyabugenge. Ubu ngubu bose umudugudu uri mu Biryogo. Nabaye perezida wayo imyaka 4 ndongera mbadirija wayo nk'imyaka 3. Nyuma yaho ndakomeza umurimo w'Imana kuko urazi Kigali twicara twimuka. Navuye muri Nyabugenge ndaza ngera hano Remera nanone muri province ya Remera. Mpageze shinga mfatanya na bagenzi banjye dushinga korali bita Jehova Shalom. Ni korali bikomeye cyane ikomeye. Nyibera umuyobozi mbadirija korali irakomera. Nyuma ariko ko nahimbaga indirimbo cyane numva ya mpano muri ngewe natangiye kuva na kera inyatsemo, nibwo natangiye gahunda yo gukora ku giti cyanjye indirimbo hamwe n'abasore banjye. Ubwo no kuvana uko twatangiye umurimo w'Imana. Watangiye kuba wavuga ugiye guhimba indirimbo ku giti cyawe utari muri korali mu wuhe mwaka? No kuvuga ngo hashize ubundi bashize imyaka ndumva ari 2. None muri iyo korali mbarizwamo ariko nyine nuko muri make ndi umuhanzi wikorera ku giti cyanjye ko nayo ntago nageze nyicikamo n'ubundi nayo nyibarizwamo. Ntago wigeze mu buzima bwawe bwose ubwo umaze kutubwira ntabwo wigeze ugira ubuzima wabayeho uri hanze y'agakiza? Oya, kuva navuka ntago nuko navukiye mu rugo rw'abakristo mfatiraho na bugingo n'ubu. Ko bajya bavuga ngo akenshi umuntu agera ruturu agasubira inyuma. Oya nge ntago byegeze bimba ku katama. Reka ntago nzi nuko bimeze rwose. Mfite urugero aho nagiye nyura hose abantu baranzi cyane. Ntago nzi inzoga uko imeze cyangwa itabi, ntago mbizi kabisa. Iki kintu cyatumye wumva ko waguma gukorera Imana kuvuvuka ibyo byose tuyatubona ingero z'abana benshi bakorera mu miryango isenga ariko agakora aririmba muri korali yagera haruguru agahitamo inzira ye? Bo nanarebye ndeba ubuzima twagiye tuvukiramo kera turi mu cyaro. Ndeba ukuntu Imana yagiye turindira muri ubwo buzima. Ndeba abantu benshi bagiye banyura mu maso yanjye bari urubyiruko kandi twanganaga ariko batakiriho batabuko nabo bari biyanze. Ndabiranda byitegereza ndavuga nta kindi kintu nakorera Imana mu burinzi bwayo uburyo yandinze ndetse ikarinda n'abandi abanyarwanda abandi bagihumeka Imana yagiriye yongereho imisokurama. Ndavuga nta kindi kintu kinini nahita muretse gukorera Imana. Mfata umwanzuro wo kujya nyiririmbira. Waje i Kigali ryari mu wuhe mwaka? Naje i Kigali ubu nushuje ndumva nushuje imyaka 15 ubwo abazi kuba barabara neza. Usanga waraje kwikamye. Ngo buri muntu wese afite ukuntu yaje i Kigali ariko ngo gutangaje. Icyakora icyo nibuka cyo nuko nazamutse nambaye ikabutura y'ikoboyi iciyemo ishokoje nyine bigaragara ko nkaho nyine ndi umuntu ukomeye yo mfite amafaranga 80 niyo nageranye i Kigali. Ibyo ndabyibuka. Wateze iki? Nateze bya bibisi bya kera bimwe abantu bajyaga bagendamo bya kera cyane nicyo naje bya Rwanda. Nicyo naje nacyo. Niwe buzima bwagushaririye ukiva mu cyaro? Ubuzima bwashaririye bukomeye cyane. Navuye mu cyaro nkora akazi ko mu rugo. Ugurishije ihene? Nta hene warugurishije aya ntazo nagurishije. Oya nacuruzaga ibisheke niho nakuye amatike. Wabicururizaga he mu Bushenge? Mu Bushenge nabiranguraga mu Bushenge nkabijyana ku mazi aho amakipe yo mukaga. Noneho ubuzima bwashaririye nkigera i Kigali nagiye gusaba akazi ko mu rugo hano ndahakora. Bibaye amezi nk'angahe 4 gutyo mbona batanyishyura ngiye kwishyuza barankubita.
barankubita boss arankubita ati wa mugenga nta muntu wishyuza witegeze igihe bazakwishyurira arankubita cyane nibwo buzima bwasharira ngahe nakoreraga 5,000 nibyo nakoreraga ariko arankubita ndagenda nyine njya kwitabaza abayobozi ngo mamatiki nyine abayobozi bamutegeka ko amafaranga arayama ariko ari yankubise cyane mitamava bo nyuma aho nkiva muri ubwo buzima nese ko njya gushaka ubuzima bwo gucuruza njya kuzunguza nyine hari azanya bugogo ikintu bitaga imyenda byo nazicuruje n'imiti yica ibyo bintu byose twagiye tubinyuramo tubicuruza nyuma yaho rero ndazunguza noneho nyine icyo gihe hariho rokoro defense zirwa zidufata kadukubita zikatwambura baramfunze rwose nka 3 baramfunze ndabyumva neza mbamo nishimagura narahindutse ibiheri ariko ndumva muri ubwo buzima gutyo ariko ubwo nayigiye ubundi buzima kuko ubwo navuye mu gucuruza imyenda mpita ninjira mu kujya kwiseta gukorera Nyabugogo isoko ryabaga ku Muhima ndahakorera la fresheri ntangira no guhambura amabaro y'imyenda nyine ubwo urumva navuye kwiseta none ntangira guhambura baro y'imyenda bikomeza njya gufata agashopu mu mujyi ko gucuruza imyenda ya detail nabugingo n'ubu mpambura imyenda y'Kimisagara narangiza nkajya no mu mujyi urumva byaramfasha ubuzima ntacyo reka tunatwamamaze hirya ko turi buririmbira Imana reka twamamaze ucuruza ibiki bo ncuruza imyenda y'abagabo amajinisi amakoto ushati nk'ako wambaye cyane rwose mba ndufite inkweto nk'izi mba nzifite uyu mupapa yambaye neza rwose yambaye nk'umusirimu nyine gucuruza imyenda abantu bakeneye imyenda nituza gushyiraho nimero yawe abakeneye imyenda ubwo ako kantu tutari twakava ahubwo abantu babimenye umuntu ukeneye agashati kameze neza agapantaro kameze neza agakoto k'ubwenge ukorera hehe mbo Kimisagara mpambura amaburo Kimisagara mu isoko rya Kimisagara mpambura amarakoste n'ama t-shirt meza ya mbere iyo mpavuye mbere ya saa 7 nyuma ya saa 7 njya mu mujyi hafi ya City Tower ari ahantu hari igikari harimo igikari kinini cyane mu icyo gikari ukinjire baje ngo umuntu bita Bishop ni ngewe kabahita bakurangira ati Bishop no oya banyita Bishop wigeze kwitwaho ko kazina wapi nabiryo zina ntegeze ngyitwa yavuga ngo abantu babicyago ngo hari igiti bahobera cyo muri Nyungwe we ntacyo wahobeye reka ntacyo reka niba ari Nyagasani nahobeye wenyine muri ibyo bintu byose wigeze uri muri ubwo buzima uri gushakisha ucuruza utwo tuntu uzunguza ubwo turi mu gihe cya kera wabonaga umwanya wo gusenga gute bo nakoreshaga uko nshoboye kose narazunguzaga ariko nkagira amasaha yo kubihagarika nkajya gusenga Imana nkajya kurepeta nihaga gahunda nkavuga ngo ndazunguza kuva mu gitondo kugera saa 7 nyuma saa 7 ndajya kurepeta nanasenga wageze igihe utera intambwe yo kugira urugo ryari rero bo no kuvuga ngo igihe nateye intambwe nkimara kubona biri kugenda neza ubuzima buri bugenda neza narebye ndavuga nti ubu nta kindi kintu kindi maze kuba mukuru maze gukura ntangira intambwe yo kuvuga ngo reka nshaka umudamu ndumva tumaranye imyaka 17 wamushatse mbere yo waraje muri Kigali namushatse naje muri Kigali wabona bane hafi ni hano Kinyinya hano kwa muganga hafi hariya guhitamo nk'umuntu w'umurokore wagendeye kuki guhitamo iki umuzabana bo ikintu cya mbere ngiye narabanje ndeba imico nubwo umuntu atabasha kureba mu mutima Imana ari hareba ariko nagerageje kumarana nawe imyaka igera hafi kuri 3 mbanza kureba ukuntu yitwara mbanza gukurikirana amakuru y'ukuntu ameze kandi noneho nawe yari umurokore wamuterese uri mu buzima bugize namuterese ntangiye kuryoha ntangiye kumera neza birimo biragenda kuko kujyana ahantu akamwa gafanta cyane kuko n'umuryango wabo bari abasirimu ntabwo bari bunkundire rwose ni byiza cyane ubu mufitanye abana dufitanye abana 4 mu bana bawe ntawe ubona bagukurikije bo bana banjye hafi ya bose mbona ibyo niyo bari mu rugo baragerageza kuko nk'ibintu muza kubona hanga bakora nta mutoza ngira nta giki bo barakinga bakajya muri salo bakitoza bakavuga bati papa nazajye akimbira indirimbo zisanzwe wamubuza bo burya amahitamo ntago wabuza umwana guhitamo icyo yumva
ashatse guhitamo ntabwo namubwira ngo hoya namushyigikira akabikomeza ubwo Imana niba izi gahunda z'inzira wa mwana azacamo zose ntabwo najya kumurwanya naba mwiciye gahunda ze. Iyo ni imyumvire myiza cyane. Kuririmba rero mbwira nk'icyo gihe cyose umaze uri gukora umurimo w'Imana wanyuze mu makorari ni iyihe nyungu wabibonyemo? Tubwire n'abandi bantu bose ko gukorera Imana nta byose ari igihe abantu bajya bavuga ngo abarokore barayenga ureba ukasanga umuntu n'umuvuga butumwa inkweto nyine ngo yarahengamye kubera kwirirwa kata mu dukaritsiye abwiriza bakavuga ati mwagiye mujya gukora wenda wowe ni urugero rwiza rw'ubwo ukora ivuga butumwa ukagerageza no kujya gushaka imibereho ibizatunga umubiri. Nihe nyungu wabibonyemo byagufashije iki kuvukira mu muryango usenga ukabukuriramo bikaba binageze iki gihe utari wava muri uwo murongo? Hari akantu uvuze inkweto ushobora kuyambara koko ikanahengama ariko hari ikintu twebwe tujya twizera Imana igitanga amasezerano kandi iyo rya sezerano Imana itaragera igihe cyo kurisohoza ya nkweto ishobora guhengama ariko igihe Imana yashyizeho cyo kuvuga ngo ikigenza asohoza amasezerano inkweto igahengamuka ikamera nk'uko iyanjye imeze nanjye yari yabahengamye nambaraga inkweto hano zatobotsemo ku buryo nakandagiraga amazi akinjiramo imbere agahingukamo imbere hano nyine nkabyumva. Ariko ubu tuvugana ikintu cya mbere nashima Imana cyangwa se inyungu nabibonyemo ubuzima natangiyemo bwari bubi nakubwo ko nazamutse meze ariko ubu tuvugana ari umuryango wanjye mfite ababyeyi banjye narabazamuye mbavana mu cyaro baratuye batuye hano hafi ku Ruyenzi kandi baratuye umuryango barumuna banjye bose ndabafite narabazamuye ubu bose bafite amazu baratuye hano mu Masizi bameze neza nta kibazo nta numwe uri mu buzima bubi. Nanjye ubwanjye kandi iwanjye urumva kuva nashaka umudamu ikintu nshimira Imana nuko kuva nashaka umudamu Imana iramfashe iravuga iti ngiye kukwereka nta mwana wanjye uraburara cyangwa nanjye ngo mburare urumva kuri ngiye nshima Imana izo ni inyungu kuri ngiyewe. Ikindi cya kabiri kandi ku muntu wazamutse wambaye ikabutura ubu nkaba ntuye mfite iwanjye kandi hadasuzuguritse hameze neza izo ni inyungu kuri ngiyewe. Ikindi cya kabiri kandi urumva ko yampaye n'icyo gukora nubwo numva mfite imbaraga zo gukorera Imana nkumva ninabishaka cyane ariko Imana impano kundi kuntu ku buryo natunga umuryango wanjye utishwe n'inzara. Kuririmba uburi kubikora ugamije iki? Ikintu ngamije kuririmba ngamije kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza nicyo kintu cyane intego yanjye nyamukuru iri imbere ngamije kuzanya agafaranga wakanga bizanya agafaranga wakanga uko byagenda kose hari ukuntu Imana ikora gutegura nk'ikintu utazi njyewe intego yanjye nyamukuru ni ukwifuza kuririmba indirimbo z'Imana kandi nkaririmbira n'abantu bayo kugira ngo bumve iby'Imana yadukoreye ariko bibaye ngo Imana ikaba yaremeye yuko izo nzira nayo igomba kubishira inzira no muri ubwo buryo nabwo hakagira ikiza nabwo sinacyanga sinajya kubesha sinacyanga ariko nanone ntago nagiye kugikora mvuga ko ari business ngiye gukora izanteza imbere kuko namaze natanye mbabwira ko hari ibyo Imana imfasha bintunga mu buzima bwa buri munsi ariko mu buzima bintu nkora Imana ivuze ngo nahanda gucira inzira ndabiguheramo umugisha ntago nawe ufunga ngo mvuge ngo subira inyuma ahubwo nawe reka nawe ukaza. Cyiza cyane nakoze cyane muri aka kanya iby'Imana yagukoreye byose umuntu aramutse akubwiye ngo reka tube turetse indirimbo zawe mu kanya n'undi tugiye kuzizaho munamutse akubwiye ngo reba indirimbo yo mu gitabo uririmba ijyanye n'amashimwe ufite ubu ngubu waririmbiye narimba indirimbo ivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho akantu gatoya murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Amen. Wow, ni byiza cyane umupapa rero yazanye n'abahungu be n'abasirikare bambaye gisirikare mwegere hano hino basore batoya mutwegere
mutwegere muza nuko dutebe mwicayeho nta kibazo mwegere umubyeyi wanyu. Niko ngo bakwita nde harya? Banyita Niyonsenga Liyonso, nkaba ntuye mu mudugudu wa Masizi, nkaba ndi umwana ukorera Imana, nkaba narashyizemo umwete kuva nkiri umwana. Murakoze. Byiza cyane, umwana ukorera Imana. Noneho aryo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Ufite imyaka 10? Yego. Imana uyikorera iki? Imana nyikorera gutambira Imana, kuko Imana ntacyo nayishinja, kuko mu byo yankoreye n'ibitangaza, yankoreye ibitangaza bikomeye rwose. Jya wiga mu kangahe? Niga mu wa 3. Wiga mu wa 3? Yego. Ishuri se biragenda? Biragenda pe, n'ubwenge Imana yampaye. Cyangwa ujye uba muri 50 ba mbere? Mubaye. Nahita nikorera igikapu cyanjye nkagenda. Ukarivamo? Nahita ndivamo. Ujye uba muri bangahe? Njyewe njya mbu wa 2 cyangwa uwa mbere. Amanota? Amanota nkagira 9 cyangwa 9 muri ayo manota. Sumva uri umuhanga rero. Ikomera amashyi. Ikomera amashyi kubera ko uri umuhanga. Urayikomeye. Noneho rero evyo bintu byose tinokubera Imana igukunda. Imana inkunda n'umwete wayo. N'umwete wayo. Yego. Nawe uravuga ati nzayibyinira. Nanjye nkavuga ati nzayitambira, kuva mu buto kugera mu bukuru nzayitambira. Mbere yuko mukuru wawe nawe atubwira ukuntu bimeze, ariko yatanye turi kuvuga iby'amanota noneho umutima ukamurya. Shaka kuba yaratsinzwe tu. Murabetse mukanya turaje. Ndirimbira ho gato ku ndirimbo ya daddy wawe. Ho akantu gato iyuzi. Hari ivuga ngo wangiriye ikizere, wangiriye ikizere, wangiriye ikizere, Mana sinzakurekura. Wangiriye ikizere, wangiriye ikizere, wangiriye ikizere, Mana sinzakurekura. Urakoze. Haruguru hari undi musirikare. Umeze ute musirikare? Meze neza cyane, ndashima Imana ihoraho. Urashima Imana ihoraho. Amazina ninde? Amazina yanjye banyita Niyitegeka Thierry. Thierry, wiga mu kangahe? Ufite imyaka ingahe? Niga muri P6. Mfite imyaka 15. Mu bukuru bwanjye mfite imyaka 15. Ubu se urumva ikizamini? Ikizamini hari icyo nakoze kandi naragitsinze cyane. Ubu ndindiriye ikigiye kuza cyane. Icyare tuzagitsinda muze hababika ku mafaranga cyangwa se no kubika yo kujya kwishyurira prive? Oya, icya leta nzagitsinda cyane. Uzagaruke kureba ko watsinze, kuko ibi bintu ugiye kubivugira hano. Urabizi neza ko uzatsira cyangwa no kuvuga ngo tukwicare hano tugusengere Imana nimba nta n'ubwenge buri mu mutwe ibwongeremo bwinshi cyane ujye utsinda mu ishuri. Oya cyane, icya leta nzagitsinda bitewe no kwizera kwanjye. Urizera? Ndizera cyane Imana. Wizera iki? Nizera Imana ihoraho. Imana ihoraho kuko ishoboye iki, ikora iki? Nizeye yuko Imana, kuko nzi ko ifite imbaraga nyinshi, ntacyo wakora cyose utagikoreshejwe n'Imana. Utagikoreshejwe n'Imana. Imana niyo iguha imbaraga yo gushoboza ibyawe byose. Niki kintu mu rugo bajya bababwira mwese mwicaye muri kumwe mwese uko muvukana? Twese iyo turi kumwe hari igihe batubwira ibijyanye n'amasomo cyangwa ku bijyanye n'Imana. Yego. Niki kintu papa wawe uzajya umwibukiraho ahantu hose uzaburi kijyanye n'Imana kandi nyine buryo bw'imyitwarire? Ikintu nzajya nibukiraho papa nuko papa ama impanuro zihagije nanjye nkazishimira, kandi nanjye iyo yanyigishije ndafata ibyo aba yambwiye byose ndabifata, ndanamushimira cyane kuko akunda kutwigisha ijambo ry'Imana. Nakaki wibuka mu byo yakwigishije? Ndibuka nyigisha ngo nkomeze inzira zanjye nyikiri muto. Yego. Ngo nzarinda nzikuriramo. Toza umwana inzira zawe akiri muto azarinda zikuriramo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ibyo ngibyo avuze bishatse kuvuga ngo
iyo umwana ujya umutoza kuko iyo akuze mbese aba ameze nk'umuntu utakwitayeho, ariko iyo umutojeje agira ubwenge yarangiza agakurira no mu kwizera kwawe. Ni iyihe nzira nziza bagutoje ababyeyi bawe? Inzira nziza ababyeyi banjye banoje, inzira nziza mbese ni ugukorera Imana. Wow, usubiza neza cyane. Turirimbire nawe akantu gatoya ku ndirimbo ya dadi wawe iyo ukunda. nanjye hari indirimbo nkunda cyane. Uramufasha se? Yitwa ndamufasha njye nambira Imana wakabyina. Reka muririmba niho akantu gato mu kanya turaje tubyina. Indirimbo yitwa Hoshi igenda Satani, ivuga ngo hoshi igenda Satani ureke kuturushya, ureke kudutesha umutwe twarababariwe, nubwo tubona tugenda mu isisi y'iwacu dutegereje kwitahira iwacu ni mu ijuru, ntabwo urasobanukirwa yuko dushinganye uwatumeneye amaraso ntago yatureka, ntabwo urasobanukirwa yuko dushinganye uwatumeneye amaraso ntago yaduheba. Satani harya Satani abaheye? Aba hasi mu butaka. Imana ikaba he? Imana iba mu ijuru. Ijuru riba he? Ijuru riba mu kirere. Mu kirere. Umuntu yatega iki kugira agereyo? Yabwira Imana kuko ni Imana yamugezayo. Imana niyo yamugezayo. Yego. Satani wese tugiye nko kumushaka twacukura metero zingana gute? Na Satani niwe wakwijyanira. Uramutse wamukoreye yakwijyanira pe. Kugira ngo Satani ukagenda mu rugashya ugakongoka. Kugira ngo abana bangana nkawe batazajya mu muriro bagomba kwitwara ute? Bagomba gukorera Imana, bakayubaha, bakubaha ababyeyi, bagakora icyo bababwiye, bakubaha n'abana bato babaruta n'abakuru, kandi Imana nayo ikababaheramo umugisha. Baheruka kugukubita wakoze iki? Baheruka kunkubita ni kera nabwo nagafuti gato nari natukanya akantu gatoya bahita bankubita, aba bashaka kongera mbese discipline. Kandi ako kantu urakongera? Kandi ako kantu sinakongera no kukavuga, sinzi ko nanakibuka. Inde muntu utinya cyane? Umuntu ninya cyane sha ababyeyi banjye bose ntago mbatinya, bose ni kimwe, bose baha Imana, bose mbisanzura, icyo nshatse ndagikora nta kibazo. Ngo utambira Imana so ubu ugiye gutambira Imana so urabishobora? Ndayitambira akanjye kose kayitambire uko niyo yandemye. Aba bana rero bagiye gutambira Imana, murabizi nkunda impano z'abana batoya. Aba bana ni byiza cyane ko uyu mubyeyi Imana imuha umugisha cyane, mumushyigikire bajye kuri channel ye barebeho indirimbo, hariho n'utu video ari kubyinana n'abana be, utuntu dushimishije cyane abantu bagiye. Noneho reka tuze tubanze tubyine turagaruka mu kanya. Amasari kwa Yesu. Yesu wacu nashimwe. Wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, Mana sinzakurekura. Wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, Mana sinzakurekura. Ndashima Imana yantoranyije ikangirira icyizere ngo nyitambire, ikangirira icyizere ngo namamaze ubutumwa. Ndashima Imana yantoranyije ikangirira icyizere ngo nyitambire, ikangirira icyizere ngo namamaze ubutumwa. Wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, wagiriye icyizere, Mana sinzakurekura. Wagiriye icyizere, wagiriye
abandi guma mu rugo uwiteka warahabaye uri mwiza uwaciki uwiteka waciki uwaciki nyiringabo waciki sinari mwiza uwiteka kuruta abandi guma mu rugo uwiteka warahabaye uri mwiza wagiriye icyizere wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakure mana warakoze wagiriye icyizere wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakurekura yemwe abarushe mbese n'abaremerewe nimunyegere babwira uwabarura n'umugwa neza yoroheje mu mutima n'umugwa neza yesu niwe wanduye nimuze yemwe abarushe mbese n'abaremerewe nimunyegere babwira uwabarura n'umugwa neza yoroheje mu mutima n'umugwa neza yesu niwe wanduye nimuze wagiriye icyizere wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakure icyo waciye wagiriye ugira imbabazi wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakurekura yemwe ababishe n'abaremerewe muze tumusange araturuhura tumwigireho kuko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima amena wagiriye icyizere wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakurekura wagiriye icyizere wagiriye icyizere wagiriye icyizere mana sitakurekura nakushukuru Mungu kwa upendo wako ambao uliotupenda milele na milele. indirimbo murabibonye abana bamaze kutubyinira ibintu byiza cyane biriya bintu ninde wabibigishije ni twebwe twitoje zirapa mwateraga se mwazikuye twebwe turafata kubera dufite salo nini turagenda twinjira mu nzu tugafungura urugi tugafungura ibyuma twarangiza umwe akigisha undi indirimbo n'undi akigisha undi papa turatuntu mwakoraga nde uzana ibitekerezo twese tuba tubizi umwe azana pa ku indirimbo imwe n'undi akazana ku yindi papa ariko ngo uyu nguyu uramurusha niko uri kuvuga hoya ntago andusha twese turi kimwe ntawe urusha undi kuko twese turahana tukerekana ibyo tuzi twese tukabikorera hamwe gute mwafashe ibintu abandi baceza mu kabari mukabizana mu rusengero kubera iki hoya biriya ntabwo ari ibintu byo mu kabari biriya ni ibintu by'Imana tuba turimo turayitambira kugira natwe tuyishimishe kuko natwe badukoreye byinshi cyane tuba tutanashobora gutekereza ko se ko twari tuzi ko babyina igisirimba none nkandi kubona mubihinduye oya ntabwo twakurikira ritime z'abandi bose natwe tugomba kureba izo tuzi tukavumbura byinshi mu by'Imana yaduhaye natwe tugakoresha imbaraga Imana yaduhaye tukayikora cyane ni byiza cyane yo uri kubona abana bawe mugani bivugiye ati ijambo bakunda kutubwira nuko tugomba gukurikira inzira nziza tukiri bato nk'iyo badutoje byari byose ni inzira nziza uri kubereka noneho uba wumva umeze utiyo muri nko mu rusengero muri kuririmbana bari kubyinira bo murakoze cyane ngiye kuri ngiye mba numva ari ibintu bidasanzwe kuko iyo ndebye nk'abana benshi baba bari mu biyobyabwenge itabi urumogi za Nyabugogo hose babona
nkabona nyine Imana yangiriye impuhwe abanjye bari kubyinira Imana nka kuriya mba numva ari ni ikintu gitangaje kuri njyewe numva ari ikintu kidasanzwe numva rero ubwo nshimiye Imana iyo turi kuri tere iyo twagize amahirwe tukabona nka tere tujyaho kurumva ntituramenyekana cyane ngo tujya ahantu hatandukanye kubona tere ni gake ariko iyo tugize amahirwe tukayibona umva dukorera Imana kabisa nkanjye nkabona nisaka n'abantu bakavuga ati ntago tuzano mwabaga ubwo abantu babibonye abantu bari kureba iki kiganiro mufite insengero bahamagare mu mwamamaza ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo zawe birashimishije cyane ko bari kumwe umubyeyi nk'uyu ari kumwe n'abana be bari kumubyinira muri konseri bone ntago ahandi hantu undi muntu nzi ujyana n'umwana we kuri stage nindera Papa Boringo na papa we Imana ibikubite bari kubyina nawo ububona ari byiza uyu mubyeyi nawe azanye n'abana be afite indirimbo zageze kuri channel nizingahe mbo ubu ngubu tuvugana izingizi n'eshatu bari bashyizeho zo muri konseri ariko dufite indirimbo nyinshi tumaze kugera mu ndirimbo zirenga 10 kandi nziza pe ntago ziri kuri YouTube ndari zitaragera kuri YouTube nuko ugenda umuntu ashyiraho gake gerageza uzishyira kubera ko abantu bagiye guhita bajyaho babanze barebe na ziraryoshye zimeze neza cyane hari utu video wenda uraza kubibona n'ibindi byinshi cyane batatweretse bari kubyina na dahungube ari ibintu byiza cyane wenda mbere yo gusoza abantu ubwo twabyumvisha ko cana ubwo turaza kubashyirira link munsi kugira ngo babashe kuyigeraho byoroheje cyane ubu rero urateganya iki hari ibiki ufitiye abantu mbo intego mfite cyangwa se byo mfitiye abantu gahunda mfite no gukomeza gusohora indirimbo kandi nyinshi kandi nziza ziryoshye kugira ngo nyine tugomeze kuryoherwa n'iby'Imana kandi ngategura gukoresha amakonseri menshi atandukanye kugira ngo tugomeze kubona aho duhurira tuvuga Imana nari maze iminsi mike nakoze konseri murimo murayibona bajya kuri channel yanjye muhita muyibona nimwandikamo amasari kwa Yesu muhita mubona channel yanjye konseri mperutse gukora ariko nahise ntegura gahunda yo gukora indi konseri nshaka kuzasaba abayobozi b'umurenge nkazayikorera mu kibuga hanze mu bushobozi mfite cyangwa se ubw'Imana yama numva hari abandi bantu bandi nshobora gufasha hari abantu bababaye nkaba nabafasha nkaba nakwishyura nk'abantu 10 mituweli mfatanyije n'abandi bagenzi banjye nkarabona nashishikariza kugira ngo tubashe gushyigikirana rero konseri ndimo ndayitegura Imana nimfasha iyo niyo ntego shyize imbere y'izindi zose nirangira nzagenda mbeka n'ibindi Imana igushyigikire ku gikorwa cyiza cy'urukundo ufite uri gutegura kandi nimba hari n'abandi bantu bafite umutima mwiza ubwo bazakwiyungeho igikorwa mubashe kukinoza bigende neza cyane ko urumva ko ari ibintu byiza byo gufasha amprise mituwele ku bantu batishoboye ni ibintu byiza cyane reka ngushimire rero wakoze kuza ubwo winjiye mu rugendo ubutaha tuzajya tuguhamagara ubutaha tuzajya tuguhamagara n'ubundi uzane aba basirikari ba Yesu baze babyine batambira Imana kandi ni ibintu byiza cyane uyu ni umurongo mwiza n'ababyeyi bose bari kureba ikiganiro bakwiye kwinjizamo bakwiye gutoza abana babo sinzi nimba ari icyo urubwira abakunzi b'urugendo gusa abakunzi b'urugendo nababwira ngo Imana ibaho umugisha rwose kuba mwabashe kudukurikirana kandi nyaboneka mudushyigikire kuko intego dufite ni nziza niyo kuvuga Imana nimuduhamagare kuri telefone tuze tuvuga Imana turirimbira Imana mudushyigikire nomero yanjye numva nayitanga ntacyo bitwaye kugira ngo mujye mumpamagara dukorere Imana n'aba bana nomero yanjye ni 07 88 25 82 81 07 88 25 82 81 ndifuza ko ibi byose ndimo ndabikora kugira ngo mujye mumpamagara tuvuge Imana ibaha umugisha murakoze nanjye ndabashimiye abo twafatanyije muri iki kiganiro asante sana genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire